Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nta yindi rero ni ngiyi Nzuri Business Group Limited, tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa kubera ko tubasha no kububakira kandi tukamanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro. Nkuko rero mubikurikiye kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, muri kubibona tubabereye hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi cyane nko mu Kagarama. Mu Kagarama ahantu heza cyane munsi y'akarere ka Kicukiro. Tukaba tubafitiye ikibanza cyiza kinini cyane rwose. Iki kibanza rero kiri munsi y'akarere ka Kicukiro hano mu Kagarama kuri kaburimbo. Ni ikibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 1009, metero kare 1009, kikaba kiri kuri kaburimbo. Byumvikane ko ari ikibanza kirimo ibibanza bitatu rwose. Iki kibanza ushaka kukigura ukagikatamo inshuro 3, hanyuma ukubakamo amazu wifuza, cyangwa se ukakigura ukacyubakamo cyose nk'amapartement meza cyane, washaka ukayaha na piscine na parking nini, kuko metero kare 1000 ni nyinshi. Akarusho rero k'iki kibanza nuko kandi giclotiriye, ni ikibanza giclotiriye gifite clotire impande zose, kandi kikaba kiri kuri kaburimbo rwose. Ni ikibanza rero kidakwiriye kugucika, kubera yuko iki kibanza kirashaka mu by'ukuri amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro k'ibibanza byahangaha mu Kagarama, amplis mu Kagarama ya hafi hano munsi y'akarere ka Kicukiro. Iki kibanza rero ntabicishije amatsiko, ndagira mbabwire yuko gishaka miliyoni, ubundi twari kuri miliyoni 200, tugenda tumanuka tujya ku 180, 170, 130, ariko ndagira mbabwire yuko uyu munsi uje ufite miliyoni zawe 150 cash, iki kibanza rwose utasubirayo utakiguze, kubera ko ni imari burya ngo ukene ufite itungo rikakugoboka. Iki kibanza rero ntigikwiriye kugucika. Ikibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 1009 kuri miliyoni 150. Iki kibanza kiraba icyawe. Ni karibu cyane rero, tubaye ikaze. Nimukomeze mukande subscribe, mukore kukazogera, mukore share, inshuti n'abavandimwe bose bajye babana, cyangwa se tujye tubana 5 kuri 5 mureba ibyiza byose. Miliyoni 150, iki kibanza kiraba icyawe, gifite metero kare 1009, kirimo ibibanza bitatu, ushaka kubakamo amapartement, piscine, byose byo wakwifuza, kuko kiri muri quartier nziza cyane ihenze, ahantu hakataraboneka. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya n'umwami, duhamagare kuri 0788 48 cyangwa se 0781 2 Sibyo gusa rero ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze. Ari nako tubararikira gukomeza mugasura website yacu ariyo www.nzuri.rawa, ukahagurishiriza nta kindi kiguzi bigusabye, cyangwa se ukahagura nta kindi kiguzi bigusabye. Imari zirahari, gura, kodesha hamwe na Nzuri.rwa. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe utarabikora, cyangwa se sabone, tukomeze kujya tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ciao, turabakunda cyane.